Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Arsene Ndikumana, muri kumwe muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Turabashimiye mwebwe mwese mukomeje gufata by'ukuri umwanya wanyu wo gusengana natwe. Turizera ko muri ko murahabwa umugisha muri bihe byiza byo gusenga twinginga Imana, kugira ngo Imana yongere kandi idusuke mu mwuka wera, itwuzuze umwuka wayo. Haleluya! Imbaraga z'Imana zikore mu buzima bwacu. Bene data, igihe turimwo ni igihe tugomba kuzura imbaraga z'Imana, kuzura umwuka wera mu buzima bwacu, bikava mu majambo, bikava mu bitekerezo, bikajya mu bikorwa. Haleluya! Umuntu yuzuye umwuka wera muri we ntabwo ari ibintu by'amagambo gusa, oya, ahubwo no mu bikorwa bye, no mu nyifato ye, no mu mvugo ze biragaragara ko yuzuye mu mwuka w'Imana. Nshuti yanjye, birashoboka ko bakwigishije iby'umwuka wera igihe kinini, birashoboka ko nawe watuye iby'umwuka igihe kinini, ariko by'ukuri wasuzuma ubuzima bwawe ugasanga by'ukuri hari ibitagenda neza, ugasanga hari ikibazo cyo gutsindwa no gusubira mu byaha, no gusubira mu ngeso mbi, no gutsindwa n'abadayimoni. Ariko reka nkubwire, iyo wuzuye umwuka wera, iyo wuzuye imbaraga z'Imana, iyo ubuzima bw'Imana butemba muri wewe, ntabwo usubira mu byakera, na gusubira mu isi, na gusubira mu kavuyo k'ibyaha, kwivanga na Satani, kwivanga n'ibidatunganya. Reka muri kino gitondo wongere kandi winginge Imana, utakambira Imana, uririra Imana, Imana isuka umwuka wayo mu buzima bwawe. Abantu bose biringiye Imana, bakajya hamwe, bakizera, bakagira inyota yo gushaka Imana, bakagira inyota yo kwinginga Imana. Imana yabasutse mu mwuka wera. Bene data, dushobora kubigisha ibijyanye n'umwuka wera, dushobora kubabwiriza ku mwuka wera yatanzwe tukabyumva, ariko tutabyizeye ngo dukingure imitima yacu, twemerere umwuka wera, duce bugufi, tubonogera Imana. By'ukuri umwuka wera ntabwo yaza mu buzima bwacu. Biradusaba ko tugira iyo nyota muri kino gitondo, biradusaba ko twinginga Imana, biradusaba ko twiyereka Imana, twihereza Imana twege twese n'imitima yacu ikingutse, kugira ngo umwuka wera abashe kumanuka mu buzima bwacu. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 4, Bibiliya iravuga ngo bose buzuzwa umwuka wera. Oh, haleluya! Bose buzuza umwuka wera. Bene data, ntabwo ibyo kuzura umwuka wera ari iby'abapasiteri, ntabwo ibyo kuzura umwuka wera ari iby'abahanuzi, ntabwo ibyo kuzura umwuka wera ari iby'abavugabutumwa. Bose buzura umwuka wera. Umukristo wese, umuntu wavutse ubwa kabiri, umuntu wizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ari muri bose, agomba kuzura umwuka wera. Iki gitondo nawe uruzura umwuka wera. Hari imbaraga z'Imana zigomba kumanuka mu buzima bwawe, hari umwuka w'Imana ugomba kumanuka mu buzima bwawe. Muri kino gitondo ndagusabira ngo ukingure umutima wawe. Haleluya! Bibiliya ikomeza ivuga ngo batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Bene data, igihe kirageze aho tuhanura, aho tuvuga indimi, aho dusengera mu mwuka, dusengera mu ndimi z'ijuru, mu ndimi z'abamarayika, mu izina rya Yesu Kristo. Iki gihe kirageze, iki gihe kirasohoye. Ese uriteguye muri kano kanya? Uriteguye muri kano kanya? Hari imbaraga z'Imana zigomba kumanuka mu buzima bwawe, hari umwuka wera ugomba kumanuka mu buzima bwawe. Muri kino gitondo ngiye gusengana nawe. Imana nizeye, Imana niringiye, Imana nakurikiye. Ndizera ko yabasha kugusukaho umwuka wera, ndizera ko yabasha kukumanuraho imbaraga zayo zidasanzwe. Haleluya! Ese urabyizeye? My God, urabyizeye? Urizeye kwakira umwuka wera? Urizeye kwakira izi mbaraga mu buzima bwawe? Muri kino gitondo Imana yadusezeranije kuduha umwuka wera, yarabikoze. Intumwa zakiriye umwuka wera. Iri jambo dusomye, Bibiliya yatubwiye ngo bose bakiriye umwuka wera. Nshuti yanjye,
urasigara inyuma kubera iki? Kubera ko ugendera mu kigare c'abandi. Uzura umwuka wera, ubuzima bwa buhinduke. Uzura umwuka wera, haleluya, utangire gutsinda ibyo byaha. Uzura umwuka wera, utsinde ubwo busambanyi. Uzura umwuka wera, utsinde ibyo biyobabwenge. Uzura umwuka wera, utsinde buri kintu cyose umwanzi yateretse mu buzima bwawe. Reka nkubwire, mu mbaraga zawe no mu bwenge bwawe no mu bitekerezo byawe ntabwo watsinda iyi si, ntabwo watsinda imitego ya Satani, ariko ni wuzura umwuka wera, haleluya, uraza kwakira imbaraga zidasanzwe zigushoboza, haleluya, gutsinda intambara, gutsinda isi. Kingura umutima wawe, wemerera Imana muri kano kanya igusuke mu mwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turagushimiye cyane, haleluya. Ndasengera mwene data turi kuranyumva muri kano kanya, haleluya, wakinguye umutima we wese mwana, reka umugenderere muri kano kanya, reka umusuke mu mwuka wawe, reka imbaraga zawe zikore mu buzima bwe muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Akira umwuka w'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira kugendererwa n'Imana muri kino gitondo, akira imbaraga z'Imana mu buzima bwawe, haleluya. Mwuka wera kugote muri kano kanya, reka ubwiza bw'Imana bugusange muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Iyo kande iri mu buzima bwawe icike kubw'umwuka w'Imana umanutse mu buzima bwawe, haleluya, haleluya, haleluya. Wakire kugendererwa n'Imana, wakire ubwiza bw'Imana, wakire imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, urakoze papa, urakoze mwuka wera, urakoze kubw'imbaraga zawe, urakoze kutugendera muri kino gitondo, urakoze kutwujuje ubwiza bwawe, urakoze kutugiriye neza. Ntago tuzongera gutsindwa, ntago tuzongera kuneshwa. Uri Imana igira neza, urakoze mwami, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abagirire neza bwoko bw'Imana, mugire umunsi mwiza w'umugisha. Imana ikora ibidasanzwe mu buzima bwanyu, mwarahezagiwe. Shalom, shalom.